Inkuru isobanuye tuyitangiriye aha ngaha barakwereka umukobwa ucuruza indabyo ku muhanda, yicaye rwose adandaje indabyo hano ku muhanda. Hano hari abajene b'abasore babiri batungutse imbere yiwe bahita bamureba, gusa umukobwa yakomeza kudandika indabyo ku muhanda. Uno musore yagiye inama mugenzi we ati reba uriya mukobwa, ati uwajya kumuserereza, ati tugende, ati nta ribi, ati ntacyo bitwaye tugende, twagenda. Aba baraje begera wa mukobwa aho yari yicaye nabo barasutama, ati mukoti nangahe, ati ururabyo rumwe agapaki kamwe ni inote y'igihumbi, ati rwose mwakigurira nta gahendo karimo, gusa aba ngaba ati inote y'igihumbi ko numva ari nyinshi, ati yaba ari menshi, ati uwamuha sekisa, ati tera hano ariko yambu. Hano umukobwa arabitegereza agavuga ngo aba nta baguzi barimo, aba ni abo rwose kunderanja no kuntesha umutwe. Gusa umusore umwe muri bo ahita abwira umukobwa ati muko, ati tuno turabyo twawe se uramutse uduhaye nka sheri wanjye yakishima, ati rwose mbwiza ukuri niba rwose sheri wanjye yanezerwa. Hano baraseka atari kuwakagura tukaza kukamushyira tukamuha tukareba ko uko biri buze kugenda. Sasa kurikira unarebe. Hano umukobwa ahita abafungira mu gamarete agabashyiramo udupaki dutatu tw'indabyo disi ngo bagiye gushyira abakunzi babo. Hano muri kwa kwishyura umukobwa bamuha inote ya 2 rwose kandi tugura ibihumbi 3, ahita ababwira ati mumpa amafaranga makenya, ati rwose ndabasabye mushyire ikindi gihumbi kuko mwamumenze. Hano barakwereka umubosi ahita yumva banga kumwishyura bavuga ngo ntayo bamuha ngo bazayamuha ejo. Umukobwa akabatakambira ati rwose nimwihangane munyishyure, murabona nta mbaraga zo kubahangara afite, ariko rwose mumfashe, iki ni igishoro rwose, muramutse muyatwaye ejo sinagaruka hano mwamuntwara igishoro. Abangaba bahita bagenda, ati genda se wambwa we, wambwakazi we, nako nta muguru w'imbwa ahubwo abembwakazi. Muri kwa kugenda wa mubosi ahita ahaguruka amwe yaricaye kuri mashini akajya kubatangira, ahita bagororokana abafashe mu mashingu akabazana hano umukobwa aba yicaye. Muri kwa kubazana ahita bategeka kumwishyura amafaranga yose bamugiyemo, ati mambona umuntu yaje kwishorera imari hano, agahita amucapa urushyi, akamucapa imbwa y'urushyi rwose. Hano amuga ati ndakubwiye ngo nutayamuha ndagubita zirakuniga rwose urasigara unuka inki zanjye. Hano rwose umusore hano batangira kugira ubwoba bagahita bisakasaka ya mafaranga baranze kumwishyura bagahita bayamuha disi kubera umusore abashyizeho igitsure, ahita bakurura ati ngaho nimutumuke mwangegera mwe, murabona disi ukuntu mwari mugiye kunyanganya disi no mukobwa ngo nuko adafite imbaraga, humura njye mpamubereye. Hano disi umugabo asigara aseka disi ayishimye. Hano umukobwa basaba imbabazi disi umugabo umutabaye, umugabo utumye bamwishyura ati urakoze rwose ndagushimiye. Hano rwose hasigara agapaki kamwe k'ururabyo umukobwa abacuruje. Wa musore waje kumukiza atambuka n'uri ku gatelefone akaza ahasatira umukobwa ahantu ari. Umukobwa nawe aratangira kubera ko abonye wa mugabo disi umujyaneza akavuga ati se manda ubu namusimira gute. Gusa umugabo nawe yanza aba yatangiye kwikundira umukobwa akavuga ati rwose uno mukobwa yavamo umukozi, uyu ni umukobwa w'ejo hazaza, kandi umukobwa wasankemurira buri kimwe cyose, uyu umugize umugore ntacyo yagutwara ahubwo yaguteza imbere birushijeho. Umugabo wacu aba ari umukire ariko aba atinya kubigaragaza kubera ko aba yakunze umukobwa ku rwego rwo hejuru. Araza akamwegera ati nanjye iwanjye ndashaka kuhashyira akarabyo nkajya mpora nkabona nahawe nawe, ati rwose ihangane umpe akarabyo nanjye njye kugataka mu rugo. Hano disi umukobwa ahita apfunyikira umugabo akarabyo keza akakamuha, umugabo ahita akuramo amafaranga disi muri kwa kwishyura umukobwa. Hano umukobwa arabanza akamumeza za ndabyo, umugabo agakuraho ipfundo ry'amafaranga menshi cyane adahwanyije n'indabyo atwaye, akamuha amafaranga agera mu bihumbi 20 kandi atwaye indabyo z'ibihumbi 2. Ati nsore ntacyo bisubiza, ntacyo bitwenya guhaye mbishaka nengo witeze imbere. Disi umugabo yatangiye ukunda umukobwa ariko umukobwa we ntabwo aba arabibona kuko ntabwo aba yibaza kuntu umukobwa nk'uyu nguyu ucuruza ku muhanda, umukobwa atariyubaka yakundwa n'umusore nk'uyu nguyu, umusore ufite akazi, umusore mwiza, umusore w'ibigango. Hano umukobwa asigara abitekerezaho ati
mana ati ni kuki rwose wazanye isubizo mu buzima bwanjye, akazi ke kaba karangiye kuko indabyo aba yazanye ziba zishije rwose, indabyo aba yazanye yadanditse hano arazimara agahita azinga agace yari acururijeho akitahira. Ati mana rwose urakoze kuba ibyo nashoje byose mbimaze, ati mana uhabwe icyubahiro n'amashimwe n'ayawe. Hano umukobwa ahita aza gake gake purapura, umuhungu aba ari gukina gemu yicaye mu ntebe, barakwereka ni wa mubosi disi waje gukunda, hari umuntu umuhamagara kuri telefoni, hello wi amakuru, akamubwira ati bimeze bite, ati amakuru yawe. Umusore disi aba yatangiye kwikundira umukobwa umuhamagaye wese, aba agira ngo ni wa mukobwa disi umuhamagaye nawe yaba yamwitayeho. Muri kwa gusanga atari umukobwa umuhamagaye ahita akupa, agakupa telefoni agahita abaka mesaje disi umukobwa aba yohereje, akavuga ati si uyu ninde. Muri kwa kureba wa mukobwa nta kindi umusore adatekereza, ati we ati mbega umukobwa mwiza, niboneye umukobwa numva nanjye ibyanjye biragiye. Disi umusore hano asigara atekereza umukobwa yahuye nawe ameze nk'ijoro ritonya, ameze rwose nk'izuba rya kiberinka, agatekereza rwose ati uwampa kongera guhura nawe. Muri kwa gutekereza umukobwa hano arongera akarangura akaza gucuruza nanone, aba ari byo kimutunze, aba atunzwe no kudandaza. Wa musore disi kubera ko aba yatangiye gukunda umukobwa araza akemera akicara hasi, disi ubukire n'ubusirimu akabusiga, akabwira umukobwa ati naraye nkurose, ati kandi rwose nari ndose turimo turaseka tubyinana, ati reka nkwereke, ati rwose uze kumpamagara byibura uze kumvugisha, kandi ndagushimiye kuba rwose warampaye twa turabyo wamaye twarakoze, kumva aba ari amanyanga. Umusore wacu disi aba yatangiye kwikundira hano agapome disi, nubwo umukobwa aba yohereje ariko umusore we akize aba yatangiye kumukunda. Hano umusore araryama, yaryama akarota umukobwa, yatekereza agatekereza umukobwa. Hano telefoni zose zisonnye aba agira ngo ni wa mukobwa umuhamagaye, nyagasani kurikira unareba agafilimi, aba atekereza ko ari wa mukobwa yakunze umuhamagaye. Hano nta kindi kiba, araza akamwitaba akamubwira ati amakuru, ati bimeze bite, ati se basi ugiye kunsubiza. Ku bw'amahirwe asanga ari wa mukobwa yandikiye akabaruwa. Hano akamubwira ati ndakwinginze rwose nyumva, njyewe urabizi narakubonye, yego wenda sinamenya uko wabitekereje, gusa njye nyine mu bitekerezo byanjye ndagukunda. Umusore hano abwira umukobwa ko amukunda, gusa abimubwira kuri telefoni, umukobwa bikamutungura akamubwira ati ati usanze atari uwanjye ntaribi, niba ufite abandi ntacyo bitwaye, ntabwo nakubangamira, kuba nkukunda ntabwo byatuma nkubangamira, ariko utaba afite ubuzima bwanjye nabugwa bwose, niwe mukobwa nabonye nsanga wanyura umutima wanjye. Ese mbega amagambo meza disi y'umusore, umusore atuje mu ijambo ritonya, ati rwose nubwo nkukunda ntabwo natuma uwo wakunze umwanga ngo ni njyewe nkunda kandi nibyo byiza. Hano disi umusore banza bamubwiye akajambo keza, bamubwiye ko bamukunda, aza kuryama atekereza umukobwa, barakwereka paka kujya guhurira ahantu muri nacinatire ngo baganire ku buzima bwabo, ngo batopinge. Kumbe umukobwa aba amaze no gusirimuka, gusa umusore aba ari bosi, aba amaze kumusirimura. Hano barakwereka umusore atangira kumubwira ati ese buriya niwe wampamagaraga, ati uzi ko nari mfite ubwoba, ati nari ngize ngo ni umuntu wundi umamagaye, none waje kumpamagara usanga telefone nayo irarwara, ati zana ikiganza tugihuze mukobwa nakunze, ati rwose ndakwinginze sinzigera nguhemukira. Hano baza bafiringa naca, umukobwa rwose aba nawe yatangiye gukunda umusore akamurya akanuma, ati baby, atari kuri keza, ati ni ukuri kw'Imana ntawagusimbura imbere yanjye, uri agapome, uri agatako nagabiwe na Rugira, uri mwiza, urateye, umeze neza. Ni nuko filimi yacu igenze. Ciao ciao.